Mu ngingo y'119 y'itegeko rigenga uburezi rigena imyaka umwana agomba kuba afite muri buri cyiciro kuva mu mashuri y'incuke kugeza muri kaminuza. N'ubwo iyi ngingo igena imyaka igendera ku bipimo mpuzamahanga bya UNESCO bivuga ko umwana utarageza imyaka 12 akwiye kuba akiri mu mashuri abanza kuko aba ataragira imyaka y'ubukure. Bamwe mu badepite mu nteko ishinga amategeko bagaragaza impungenge ku itegeko ry'uburezi rikumira abana bataragira imyaka y'ubukure kujya mu mashuri yisumbuye no gutangira amashuri y'incuke, aho bagaragaza ko hari abana bavukana impano zidasanzwe bakarangiza na kaminuza imburagihe, bityo ko iyo ngingo idakwiriye gukumira abo bana. Iyo twanditse ko umwana atangira amashuri afite imyaka 3 mu mashuri y'incuke n'6 muri primaire, babandi bafite ubuhanga, babandi twita abana b'abajeni b'abahanga bashobora no kwiga afite imyaka 2, ashobora no kwiga primaire afite 4, twaba tutabashyizemo hano. Kandi mu by'ukuri buriya tugira abana b'abahanga, nta nubwo ari mu Rwanda gusa, tugira abana b'abahanga no ku isi. Abana b'abahanga barahari bashobora kubasha kwiga na maternelle akayitangira afite 2. Bavugaga ko iyi myaka twayireka, kuvuga imyaka umwana atangira amashuri y'incuke, ashingira kuvuga ko hari abafite impano bashobora kuba bafite iyi myaka y'amashuri y'incuke ariko bakaba banakwiga amashuri abanza. Iyi myaka yo gutangira amashuri y'incuke ni imyaka yo mu rwego mpuzamahanga y'ibipimo ngenderwaho ku rwego rwa UNESCO. Bamwe mu babyeyi baganiriye n'itangazamakuru rya Flash baravuga ko kumva ko umwana ukiri hasi y'imyaka 12 adakwiriye kujya mu mashuri yisumbuye ari imyumvire ishaje, bakagaragaza ko umwana ukiri muto ari ufata mu mutwe vuba kurusha abakuru. Aho mpagaze, umwana ntago yakwiye kubuzwa amahirwe yo kujya ku ishuri, kuko umwana imyaka abagezemo niyo abasha gufatiramo. Abantu bagifite iyo myumvire n'imyumvire ishaje yarangiye kera. 12 yakwe ko angira secondaire. Impuguke mu burezi zisanga gutangiza abana ishuri bakiri bato bifasha umwana kumenya ubwenge, kuko aba agifite ubwonko bwo gufata vuba ibyo yigishwa kurusha umuntu mukuru, bityo ko iyo myumvire ikwiriye kuvaho umubyeyi akajya atangiza umwana ishuri akiri muto. Dr Ingenzi Alexandre ni umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda. Njye mbona batabakumira kubera ko abana bato burya nibo baba bafite ububasha bwo kuba bafata ibyo ari byo byose babigisha. Cyangwa uzarebe nk'umwana mutoya y'umwigisha ikintu akiri mutoya arinda asaza atarakibagirwa. Dufashe nk'urugero, iyo ugiye kubona kureba nyine nk'abo banyamahanga, wenda nk'aho mu gihugu cy'Ubuhinde usanga nk'umwana yarangije masters afite imyaka 20, mu gihe hano tuziga turudushaje. Minisitiri w'uburezi Dr Uwamariya Valentine avuga ko iyo umwana ageze mu mashuri yisumbuye atari hejuru y'imyaka 12 ashobora guhura n'ihungabana bitewe n'uko abayigana n'abamuruta, bityo ko ababyeyi bakwiye kubigiramo uruhare bakamuba hafi. Niyo mpamvu hano twashyizemo babandi bihariye, bafite impano zihariye, bafite uburyo budasanzwe. Abo ngabo rero ntago ubundi umwana yakabujijwe ayo mahirwe, ariko nanone hagomba gushyirwaho uburyo bwo kumufasha ku buryo adahura nyine na rya hungabana navugaga, kuko ashobora kuba ari n'umuhanga ariko yahura n'abandi bamurusha imyaka ugasanga ahubwo bimushubije inyuma kugira ngo bimufashe. Ni byiza rero yuko abo bihariye nabo mu itegeko tugaragaza neza n'umwana ufite impano. Abadepite benshi babigaragaje, umwana afite ubumenyi ku buryo atagomba gutegereza ya myaka yose. Hagomba rero kuryaho uburyo bwihariye bufasha wa mwana ariko atize muri environnement n'ubundi isanzwe ku buryo byamubangamira mu mikurire. Buri umubyeyi kugira impungenge nabyo abafite impamvu. Abagize inteko ishinga amategeko y'u Rwanda bagaragaza ko bagiye gusuzuma uyu mushinga w'itegeko rigena uburezi mu rwego rwo kuzamura no guteza imbere abana bafite impano zidasanzwe hadakurikijwe ibipimo mpuzamahanga bya UNESCO bikumira abatarageza imyaka y'ubukure. Agahozo Amiela, Flash TV.